mumbabarire byose mwifuza ndabikora ariko mundekere ubuzima. Bamusize aho baragenda. Umwe muri bo wari ubakuriye arakebuka mu burakari bwinshi, aramubwira ngo ikiguzi cyo kudakora ibyo usabwa ni ubuzima bwawe. Nk'ibisanzwe tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo, inkuru y'agatangaza, inkuru ikubiyemo amasomo menshi. Nk'ibihoraho muri kumwe nanjye Amizero Blandine. Inkuru yacu reka tuyitangirire aho tubona abagore babiri baterana amagambo. Mu ijwi rirenga Madamu Fabiola ati nakubwiye kenshi wanga kumva. Iki cyana cyawe nikitagendera kure umwana wanjye uzabyicuza ndetse cyane. Madamu Marita wari ufite uburakari bwinshi buvanze n'agahinda yari ameze nk'ushaka gusumira Madamu Fabiola ngo amufate mu ngoto. Yarakebutse ari nako azenga amarira mu maso, yitegereza umwana we nawe wariraga, yitegereza ukuntu amwihisha inyuma afite ubwoba bwinshi. Aramufata bazamuka mu nzu yo hejuru. Madamu Fabiola ati arakebuka areba umwana we ati umeze ute mwana wa? Umwana ati meze neza mama, nk'ibisanzwe murameze neza urabizi. Mama ati nuko sha, urabizi ko nakubwiye ko nta na rimwe uzatuma gutsinda, sibyo? Umwana ati yego mama. Yahise ahaguruka ajya gukina hanze. Ni umwana uri mu kigero cy'imyaka 10. Tugaruke mu cyumba cyo hejuru. Madamu Marita yarimo ahoza umwana we, nawe yari mu kigero cy'imyaka 10. Yaramubwiye ati mwana wanjye ugiteka wibuka ibyo nakubwiye, ko umujinya ukubitisha kandi kwihorera ni iby'ibigwari. Iteka uzaharanira ukuri kuko ni kujya gutsindwa, kandi ntuzanga abanzi bawe, ujye uhora ubasabira. Umwana ati yego mama. Mama yegereye umwana aramuhobera cyane ati mwana wanjye ndagukunda. Tugaruke mu kindi cyumba ahari abakobwa babiri bari kuganira ari nako bazinga imyenda. Umwe yitwa Alice, undi yitwa Solange. Alice ati Sora waragowe, ndakurahiye uriya mwana sinamubasha. Solange ati ibyo nibyo wivugira. Ati nanjye bitabaye ibibazo by'uko mama wanjye arwaye kandi nyine amafaranga yo kumuvuza nakabaye narasezeye kera. Alice ati ariko disi njyewe naguye hashashe, yaba mabuja yaba umwana bose ni imfura. Alice na Solange bakomeje ikiganiro, bageze aho baraseka baratembagara. Bibukiranye uburyo Madamu Fabiola agira umushiha ari nawe utuma atabyibuha. Bongeraho kandi ko kuva yagera muri urwo rugo nta mahoro na make arongera kuhaboneka. Bati byibura Madamu Fabiola apfa gucisha make iyo boss ahari, ariko iyo abonye atirimutse wagira ngo nibwo ibidayimoni bye bikanguka. Hanyuma tugaruke kuri Madamu Fabiola. Yaje yiruka, telefone yo muri salo yari isonye. Yaje yiruka asanga neza Madamu Marita yari agiye kuyifata, amubirikira hirya kubw'amahirwe agwa mu ntebe. Madamu Fabiola ahita afata telefone, yumva ni umugabo wo muri urwo rugo Sharire. Ati mumeze mute? Madamu Fabiola ati nta kibazo rwose, bisanzwe turi amahoro. Sharire ati nuko. Ati mpereza Madamu Marita tuvugane. Yahise yitanguranwa ngo ntawe yagiye ku isoko, kandi mwibuke yamuhiritse mu ntebe ubwo yari agiye kwitaba telefone. Sharire ati nta kibazo unsuhurize bose. Madamu Fabiola yasoje kuvugira kuri telefone, akebukana agasuzuguro kenshi, areba Madamu Marita ati wambonye se? Ati ni hahandi ntuzarumbanamo. Madamu Marita yari imyuje arangije ati komeza nakubwira iki? Madamu Fabiola ati wibuke ko habura ibyumweru 3 akava mu ruzinduko yari yaragiyemo. Uzibeshye uvuga ibyakubayeho nzakwereka. Madamu Marita yarasetse, arahaguruka yigira kureba aho abakozi bageze bategura ibyo kurya. Ibyo kurya byarateguwe ndetse bategura ameza. Basoje kurya buri wese ajya kuryama. Ku meza ntawavugishaga undi. Mu gihe bari mu byumba byabo, Madamu Marita yahamagaye umugabo we. Kubw'amahirwe aramwitaba, kuko akenshi ntiyabonekaga kubera akazi kenshi. Amubaza amakuru, nibwo Marita yamubwiye byose, uko batoteza umwana wabo. Byarakaje Sharire mu ijwi rirenga.
ati sinjye nzarota ngeze aho, nta kabuza azasubira iwabo, namugiriye impuhwe kubera umwana wanjye, ariko rwose ntibimuha uburenganzira bwo kwigira gutyo. Kumbe ku muryango hari umuntu warimo yumviriza, yaranishe umukobwa wa Fabiola. Yavuye ahajya kubwira nyina, mama we umujinya uramwica, nibwo yapanze umugambi mubisha wo kwica Marita. Yahamagaye amwe mu mabandi ye bari baziranye, ayasaba ko bazatega Marita bakamwica, bikitwa ko yaguye mu gaco k'ibisambo. Bwarakeye Marita ajya ku kazi, mu gihe yatahaga yaguye mu gico cy'abasore 5 bamusatiriye. Yagiye kwiruka abona inyuma ye hari abandi, umwe muri bo wari ubakuriye yamukubise ikintu mu bitugu ahita agwa hasi araraba. Uwo wari ukuriye ibisambo yarunamye akora ku mutsi, areba bagenzi bati byarangiye, mugende ibisigaye ndabyitaho. Yahise afata telefone ahamagara Fabiola. Fabiola wari mazenguruka mu nzu atarwiyambitse. Yahise afata phone vuba ati Rasta mbwira inkuru nziza. Rasta ati twabisoje. Fabiola ati wow, niwumva ataka kanya amafaranga yarasigaye ndajya gukupa yakugezeho. Tugaruke mu cyumba cya Marita. Cynthia ari kuzenguruka ategereje mama we asa naho afite ubwoba bwinshi. Nibwo yamanutse ajya kureba Alice wa mukozi wamureraga. Alice akimubona umwana wari wuzuye ubwoba aramufata aramuhobera ati humura humura, uhumura ndahari. Ati kuje hano mama ari he? Cynthia ati mama ntaraza, ndumva mfite ubwoba. Alice ati humura buryamye hano, mama naza ndamugushyira. Yakomeje guti turisha umwana arasinzira. Bukeye umwana ategereje mama we araheba. Mu gihe bari bicaye muri salo bareba amakuru, haciyeho inkuru ivuga ko hari umurambo babonye mu ishyamba, ariko ko hatamenywe nyirawo kuko isura yari yahindanijwe. Berekanye imyenda yari yambaye, bavuga ko nta byangombwa bamusanganye, ko hakekwa ko yahuye n'abambuzi. Mu gihe barebaga amakuru humvikanye induru iteye ubwoba. Mu gukebuka basanga ni Cynthia avuze induru ati ni mama dore imyenda yambaye n'iya mama. Abari aho bose bacuze umuborogo. Alice agerageza gufata Cynthia ngo amuhumurize, umwana ararira. Birumvikana byari ibintu bimurenze, cyane ko na papa we atari hafi. Muri ako kanya ibitekerezo, ibyiyumvo bimera nk'ibimurenze, birivangavanga arahwera agwa igihumure. Alice yahise amufata amuryamisha mu ntebe, bazana amazi baramusukira, bamuhuhera akayaga. Nyuma y'iminota mike arazanzamuka. Fabiola nawe wariraga bya nyirarureshwa yahise ahamagara Charire amubwira ko bimeze, akubitwa n'inkuba. Ariko ikibabaje ntiyabashije kwemererwa kuza mu muhango wo gushyingura witwaga umugore we, kandi byongeyeho yari umugore w'isezerano. Aha murahita mwibaza uko madamu Fabiola yabaga muri urwo rugo. Dusubiye inyuma gato, Charire yahuye na Fabiola aza kumutera inda. Kuko yari umuntu ukomeye, Fabiola yamubwiye ko natamujyana azamufungisha. Nibwo yiyemeje kumuzana mu rugo akabana na Marita. Icyo gihe Marita yari afite umwana w'umwaka 1 n'amezi 6 ari we Cynthia. Tugaruke mu gitondo bihutiye gushyingura kubera ko umubiri wari wangiritse cyane, basabwe kubyihutisha. Uwo munsi habayeho gushyingura, bataha mu rugo, imihango yo gukurikira irasozwa nk'ibisanzwe. Iminsi yari icumye, Charire arataha ahumuriza Cynthia, amubwira ko azamuba hafi aho mama atarazahaba kuko yakundaga mama we. Cynthia yaje gutsinda ajya kwiga segonderi. Anisha yari mu mwaka wa 5. Mu gihe Cynthia yageraga mu mwaka wa 3 segonderi, papa we yaje kurwara araremba, nawe yitaba Imana. Gusa yasize Fabiola mu mitungo ye. Ngiryo itangiriro ry'umuruho, gutotezwa, guhemukirwa kuri Cynthia. Naho ryatangiriye. Cynthia yaje guhindurirwa akazi, ahagarika amashuri, kwiga biba umugani kuri we. Madamu Fabiola yirukanye abakozi bose, ategeka Cynthia kuzajya akora akazi kose ko mu rugo. Cynthia wari waratojwe guca bugufi
kubaha yarabikoze ntawasiganya. Yabaye umucakara kugeza ubwo yozaga ibirenge bya Anisha. Iminsi yaricumye, Anisha aratangira kwiga segonderi ajya muri kaminuza. Ni nako Cynthia yamenyereye kubaho nk'umukozi, ndetse benshi bageze aho babifata gutyo. Abatari babazi bari bazi ko rwose ari umukozi. Umunsi umwe umusore wakundanaga na Anisha yaje kumusura mu rugo. Anisha ategeka Cynthia ibyo ateka. Mu gihe yabizanaga ku meza, wa musore Arno yitegereje Cynthia ntiyamukuraho ijisho. Nibwo Anisha yamufasha amugarura igikana ati, wabaye iki wowe? Arno ati, nta kibazo. Bakinnye udukino tw'abakundana, yewe baridagadura. Mama yaje gutaha asanga Arno muri salo ati, yo waje koko? Kuki ntabimenye ngo nze tuganire? Arno ati, nta kibazo mama, nagira ngo mbakorere surprise. Mama ati, mu rugo baraho? Arno ati, bose baraho. Mama ati, nabonye kampani yanyu imaze kugera kure hashoboka. Ati, Arno ati, nibyo papa ni umukozi cyane. Bakomeje kuganira, Arno aza gutaha. Bukeye yaragarutse ahasanga Anisha. Nibwo yamubajije ati, wa mukozi wanyu ari he? Undi ati, uravuga rya shyano? Arno ati, oya, ndavuga wa mukobwa ubakorera. Ati, sinzi aho cyohoheye. Arno ati, ariko uramwanga koko? Anisha ati, nta kintu cyo gukundwa afite. Arno ati, ariko jya ureka gukabya, n'ukuntu ari mwiza. Anisha yahise arakara akubita hasi ikirahure yari afite mu ntoki. Arno arikanga ati, icyore ubaye igihani? Anisha ati, wamukunze mbimenye se? Wamukunze? Arno ati, kubigize intambara se kandi habaye iki? Habaye iki koko? Kuvuga ko ari mwiza nibyo bitumye usarura yagara gutyo? Noneho Anisha asarira kimwe ati, ndayagaye kubera ririya shyano, ndasaza imbere yawe kubera iryo shyano. Ati, urabizi Arno, nsohokera mu nzu. Yasohoye Arno nabi, ndetse byanabaye intandaro yo gushwana gukomeye hagati yabo. Ibyo byaje kuryozwa Cynthia. Nibwo Anisha yashatse abasore abategeka kumukubita, akemera ko ari bo watumye batandukana. Cynthia we yari yakomeje guhakana ko rwose nta kintu aziranyeho na Arno, ariko biranga bibi by'ubusa. Yasabwe ikintu gikomeye, ko kandi natagikora bizaba bibi. Yasabye kuzajya yiyambika nabi, ntarebe mu maso umushyitsi wese waza kubasura, by'umwihariko w'umuhungu. Yewe yasabwe kuzajya yemera byose ashinjwa bimusiga icyasha. Bakomeje kumukubita ati, baramukubita cyane, ari nako ataka ati, mumbabarire, byose mwifuza ndabikora, ariko mundekere ubuzima. Bamusize aho baragenda. Umwe muri bo wari ubakuriye arakebuka mu burakari bwinshi, aramubwira ngo ikiguzi cyo kudakora ibyo usabwa ni ubuzima bwawe. Cynthia aho bamusize yaje kwandara arahava ataha mu rugo. Yakomeje kubaho muri ubwo buzima gutyo atotezwa cyane. Tugaruka ahantu hasa n'aho ari mu biro. Yicaye umugabo arareba mu idirishya ry'igorofa. Hakomanze umuntu ati, injira. Hinjiye umubyeyi utuje ati, nabitabye bosi. Uwo mugabo yahindukije intebe abwira wa mubyeyi ati, gahunda wayisoje? Wamaze kwitegura neza? Uwo mubyeyi ati, nabisoje rwose, nta gisigaye. Tugaruke mu rugo kwa Anisha. Haje umusore mwiza cyane, umusore ushinguye, mbese uri handsome, azanye amakuru ye. Yakirwa na Cynthia. Muri ayo makuru ye harimo imwe ya Cynthia. Yarayitegereje ati, ninde unyandikiye se koko? Yagiye ahiherereye afungura ya envelope asangamo amafaranga menshi. Arikanga ajugunya hasi bahasha. N'ubwoba bwinshi abanza kureba ko nta wamubonye. Arongera atora amafaranga arayabika, araranganya amaso ko nta wamubonye. Yitegereje neza mu ibahasha abonamo urwandiko handitsemo ngo, umbabarire ko natinze, ariko ndahari ntuzongera kumbura. Cynthia byamubereye urujijo, asubira ku irembo ngo arebe ko yabona wa musore wazanye amabaruwa, aramubura. Yari yumanganyije, buri munsi akaza kureba ko wa musore anyuraho araheba. Yafashe amafaranga arayabika, ategereza icyo azayakoresha, arakibura pe.
Nyuma y'icyumweru wa musore yaragarutse azana indi bahasha. Cynthia yagiye kugira icyo avuga amwicira isira ati ceceka. Nibwo yarebye inyuma abona Anisha ati urakora iki aho? Cynthia yatangiye kubura icyo avuga. Wa musore ati hari umuhungu turi kumwe narimo nakira akazi. Ati nguyu. Hahise haza undi musore ati mubyeyi mumpaye akazi niyo kaba kizamu nabashimira cyane. Anisha ati ninde wababwiye ko dukeneye abakozi se? Uwo musore ati ni ukuri rwose mungiriye impuhwe naho mutampemba Imana yazabaha umugisha. Anisha ati ambo niyo tutaguhemba wakwemera kurara izamu ku buntu? Uwo musore ati yego rwose ariko nkabona icyo ndya. Anisha yahamagaye mama we arabimubwira bemeye kumuha akazi. Ariko mwibuke ko Cynthia hari ibahasha afite. Uwo musore yarasezeye asiga uwo uje mu kazi. Yatangiye akazi nibwo nimugoroba Cynthia yafashe yabaruwa asomye asangamo nimero za telefoni yasabwaga guhamagara. Yahise azihamagara asanga ni wa musore wazanye amabaje. Batangiye kuganira amubwira ko burya atari akazi asanzwe akora ahubwo yamukunze kera ariko agatinya kubimubwira. Abona nibwo buryo bwonyine bwazamufasha kumugeraho. Batangiye kumenyana rimwe na rimwe bagahurira hanze yagiye guhaha. Urukundo rwakomeje gukomera. Cynthia yisanga yakunze uwo musore witwa Edmo. Ariko ni hahandi Edmo yakomeje kumuzanira amabaruwa menshi. Mwakwibaza ngo aya mabaruwa yavagahe? Yoherezwaga nande? Tugaruke kuri wa mubyeyi twabonye avugana na boss we ko yiteguye. Batweretse mu maso ye neza arasa na mama wa Cynthia. Barasa nk'intobo. Ese mama wa Cynthia aracyariho? Murakoze cyane. Aha niho dusubikiye inkuru yacu ya none. Ngomeza gushimira ababanye nanjye kugeza aka kanya. Ndetse nanababwira kutazacikwa n'igice cya kabiri cy'inkuru yacu. Ngomeza kubashishikariza gukora share, like na comment ndetse na subscribe. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe mwari kumwe na Amizero Blandine. Ni mumbabarire byose mwifuza ndabikora ariko mundekere ubuzima. Bamusize aho baragenda. Umwe muri bo wari ubakuriye arakebuka mu burakari bwinshi aramubwira ngo ikiguzi cyo kudakora ibyo usaba